and bone marrow, mouth, larynx, throat, esophagus, stomach, pancreas, kidney, bladder, uterus, and cervix. Amazina yanjye nitwa Keya. Maze imyaka 3 mfunze kubera gukoresha ibiyobyabwenge. Ariko ikinteye agahinda nuko natandanye inshingano zikura. Ariko ikibabaje kurushaho nuko byose yavuyemo. Mubaribo ya nyuma nashishikariza urubyiruko bagenzi banjye kutishora mu biyobyabwenge ndetse n'ubusambanyi ko byangiza ubuzima bwacu. Amazina yanjye nitwa Raju. Maze imyaka 3 nkoresha ibiyobyabwenge. Gusa ikibabaje muri byo nuko ubwo nakoreshaga ibiyobyabwenge nishoye mu ngeso nyinshi mbi. Nabyaye abana benshi ku bakobwa benshi batandukanye. Gusa ikibabaje abo bana nanjye ubwanjye sinzi abariho. Nateye abakobwa benshi inda, bamwe mbakorera urugomo kugeza n'ubwo nishe umuntu. Uwampa amahirwe nakwisubiraho nkagira n'abandi inama. Iyo nza kubimenya simba narakoze. Kutamenya ni bibi koko. Nagiriwe inama kenshi ndanga, ariko wampa amahirwe. Sinzi niyo nakwihana niba n'Imana yambabarira pe. Oh la la. Orifi banguka ngwino wehesha zamera uruhushya rwawe. Uruhushya mfite sishaka mbona wasinze. Sinasinze nanezerewe. Wasubiriye gusinda? Wanezerewe. Wanyu bagutumye kunezerwa gutyo. Wapi? None uvuye he? Nakubwiye ngo mpereza uruhushya. Uruhushya se ndanyuze. Hereza uruhushya wasohokeye. Uri kunyumva neza? Ndanyuze nakarenze. Wakarenze? Wongeye gucika sha. Uyu munsi noneho turabona nuvuye gukora iki ubundi? Uvuye gukora iki? Isa n'ibyo ngifite mu mufuka n'ibi. Kuramo koramo zana. Nonyine usigaye ukura hano n'itabi. Usigaye ukura itabi. Ukamubwire sha uyu munsi turabona nawo. Uyu munsi turabona. Ubizaniye nde? Nanje ubizaniye nde? Nta muntu. Nta muntu ubizaniye? Nta muntu. N'ibyawe. Wita utaha iwanyu. Urumvikana?
animateri iki ndavuze ngo uhita utaha iwanyu bose mbabarira sinzongera uzamubabarira buri munsi ariko mubabarira buri munsi hano tworora ibirara uvuye kunywa inzoga hano ntabwo tworora ibirara ndavuze ngo uhita ugenda utaha iwanyu uzagaruka mu bye nta nzoga nanyweye nta nzoga nanyweye ubwo ngubwo sawa niba utazi inkweto turashe turebesha umuntu ukomeye wamaze kwigira ikiraro ukomeza ugukomeye baya hano tugende ukomeye iki wowe ukomeye kuba wasinze tugende nyura ahangaha vuba ndavuze ngo nyura hano tugende inzira iri hano tugende wenda gukubita uyu munsi no abo mwajyanye ubundi bari he nta n'umwe mwajyanye uyu munsi se nawe wijyanyira urabinsobanurira neza Morning class. Mumeze neza? Okay. Ngaho ni mwicare. Okay, uyu munsi rero nkuko mubizi tujye gutangira kwiga kandi uko mbibona ndabona ikibaho kidasiba. Nagira umuntu uzadusibira ikibaho kugira ngo dutangire kwiga. Okay, uyu munsi rero tugiye gukomeza kwiga nk'uko ubushize nari nabibabwiye ko urubyiruko dukwiriye kumenya ku buzima bw'imyororokere. Noneho uyu munsi tugiye kwiga ku isomo ry'ukuntu ibiyobyabwenge bikunze gukoreshwa cyane cyane mu bantu b'urubyiruko. Uyu munsi ni ryo somo ry'uyu munsi. Inde wanyibutsa itariki za none? Okay, uyu munsi rero nkuko nabibabwiye isomo tugiye kwiga ni ryo kurwanya ibiyobyabwenge mu rubyiruko. Iryo somo ryacu rero ni modire nshyashya yitwa anti-drug. Niyo modire y'uyu munsi. Okay, nkuko mubizi rero ibiyobyabwenge birimo amoko menshi kandi bikunda gukoreshwa cyane. Rero ibiyobyabwenge ngiye kubabwiraho hari ikiyobyabwenge cya mbere tugiye kuvuga abanyeshuri bakunda kujya bakoresha cyane cyane iyo bari mu bigo by'amashuri ndetse ayaba amashuri abanza ayisumbuye ndetse na za kaminuza, aho hose bakoresha ibiyobyabwenge bitandukanye. Muri kubyumva neza? Aho hose bakoresha ibiyobyabwenge bitandukanye. Tugiye guhera ku kiyobyabwenge cyitwa urumogi. Urumogi ni ikiyobyabwenge gikunda gufatwa n'abantu b'urubyiruko ndetse n'abasaza n'abakecuru n'abasaza bamwe bajya babikoresha, ariko cyane cyane uyu munsi tugiye kwibanda ku bantu babikoresha b'urubyiruko. Urumogi rero ni ibyatsi abantu bahinga. Abantu bahinga urumogi bashobora kuruhinga cyangwa se ugasanga rwagiye rwimeza ahantu nko mu ishyamba, mu bisambu cyangwa se mu mirima. Urumogi rero aba ari ibyatsi ariko baragenda bakarufata bakarusarura, bamara kurusarura ubundi bakarujyana mu nganda zimwe na zimwe, usibye ko twebwe igihugu cyacu cy'u Rwanda kitagira inganda zikora urumogi nk'uko mubyumva. Ikindi rero urwo rumogi bamwe barunywamo nk'itabi, abandi bakaruteka bakarunywa mu byo kunywa byabo, twavuga nk'igikoma, icyayi ndetse n'ibindi. Rero urumogi rwangiza ubwonko cyane cyane kubera yuko inzobere mu buganga bigishije abantu bababwira yuko umwotsi umwe iyo uwutumuye byonyine ukumaramo amezi 6 utari wakuvamo. Rero mwabana mwe murumva
urumogi mukwiriye kurwirinda kuko ntabwo ari rwiza, sibyo? Yego, urumogi ntabwo ari rwiza. Tugiye ku kindi kiyobyabwenge cya kabiri, turebe ku kintu kijyanye no kunywa inzoga. Ubwo tugiye kucyita ubusinzi. Ubusinzi nabwo hari ibintu byinshi abantu bagenda banywa bigatuma basinda cyangwa se ubwonko bwabo bukava ku murongo bitewe n'uko banyweye inzoga, bitewe n'uko basinze. Ninde wambwira ingero eshatu z'inzoga muzi abantu bajya banywa? Ninde witeguye kutubwira ingero z'inzoga zinywebwa? Primus. Bazoka. Kanyanga. Okay, ndumva rero ibiyobyabwenge mubizi. Ikintu tugiye gukurikizaho rero hagiye kugira umuntu utubwira zimwe mu ngaruka z'ibiyobyabwenge cyangwa se bimwe mu bibazo abantu bakoresha ibiyobyabwenge bahura nabyo. Okay, ngaho ni bande biteguye kuba batubwira ingaruka z'ibiyobyabwenge? Ndabona umuntu wabaswe n'ibiyobyabwenge ashobora kurwara kanseri y'ubwonko. Arakoze cyane. Umuntu w'ibiyobyabwenge umubiri we ushobora gutakaza intege akabaho nta mbaraga agira. Rero prof njye nawe mbyumva ukuntu uvuga ibiyobyabwenge ngo ni bibi njye nawe nabyumva. Rero ngiye nkubwire njye ukuntu ntera bimaze ugafata karaka mita ngimihaye none urabizi njye n'ibintu by'ibigoma ngo ndi umuhanzi bimaze ugafata mita ewana ngatangira kwandika nka album y'ibigoma nka 20 noneho hari igihe nyine hari urabizi ko hari igihe nyine umuntu ajya rwara mu nda nk'ibyo byo mu nda bikamufata none ukanwa ka kanyanga ugasinzira neza bya biyoko byose biracurama. Noneho rero ubwire prosper karaka mwebwe nyine ntabwo muzi akamaro kako akantu akamogi ka kanyanga Bazoji reka nkubwire buriya ibiyobyabwenge ntabwo ari byiza. Niba nawe ubikoresha nakugira inama yo kubireka. Wowe ukwiriye kubireka, niyo mpamvu mu ishuri udatsinda icyambere kubera kuba wabinyweye. Kwa sababu gani uri gutsinda ntabwo byo bikureba uri mwari ugira ngo ntatsinda. Ngaho uwo ni umukoro nguhaye, twese tugiye kugenda tubiganireho tuzarebe koko ingaruka z'ibiyobyabwenge muri rusange. Class, umukoro tugiye gutahana rero nuko buri muntu wese agiye kugenda agatekereza ku biyobyabwenge. Ibiyobyabwenge ni bibi, byangiza ubwonko, bitera kanseri ndetse n'izindi ngaruka nyinshi. Ndetse hari n'igihe abantu bakoresha ibiyobyabwenge ubuzima bwabo bukahangirikira cyane ndetse no kugera ku rupfu. Rero umukoro mbahaye mwese buri muntu wese agiye gutaha azaza agaruka noneho atubwira ingaruka 20 ziterwa no gukoresha ibiyobyabwenge. Sawa rero mugire umunsi mwiza.